irengagiza umwiyambaza uyoboke Yesu irengagiza ni irengagiza umwiyambaza uyoboke Yesu Imana ishimwe kandi Imana ishyirwe hejuru. Birashoboka ko umaze igihe mu bibazo, birashoboka ko umaze igihe urira, birashoboka ko umaze igihe wihebye, ubona ko Imana yakuretse, ubona ko Imana yagutaye. Ariko nagira ngo utangarize ngo humura, nta joro ridaca kandi buri joro ryose rigira ibyaryo. Nubwo wabona ijoro ryishimye, ariko nagira ngo utangarize ngo ijoro rigiye guca. Dusoma ijambo ry'ihumure muri iki gitondo, Imana ivuganye natwe amagambo meza itubwira ngo dore mu mpinga y'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza iz'amahoro. Hanyuma ngo Yuda we higura imihigo yawe, kuko umunyamubi yatsembweho ntabwo azongera kunyura iwawe. Imisozi igiba myinshi itandukanye mu buzima, birashoboka kuri ku musozi w'ubukene, ariko nagira ngo uhumurize nkubwira ngo kuri uwo musozi w'ubukene Imana ikoherereje ubutabazi. Birashoboka kuri ku musozi w'ubugumba, kuri uwo musozi w'ubugumba Imana ikoherereje ubutabazi, kuko ni ukuri Imana ibirahiriye. Iravuga ngo dore mu mpinga y'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro. Mwibutse ko itangazo rijya rikurwaho n'irindi tangazo. Haleluya! Nubwo wabonaga ijoro ryishimye, nubwo wabonaga nta nzira, nubwo wabonaga nta buryo, ariko dore mu mpinga y'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza. Uyu mwaka utari warangira Imana ikoherereje ubutabazi. Uyu mwaka utari warangira Imana iguje n'igitangaza cyawe, kuko icyambere Imana irabizi ko abanyazi bakunyaze, hari ibintu abanyazi bakunyaze, ariko Imana y'amahoro igiye kohereza marayika uje gutabara. Imuze turebe imbere utegereze igitondo, wiringire Imana yawe. Mana turagushimye, Mana turaguhimbaje, tugushimiye kugira neza kwawe gutangaje, tugushimiye impera n'urukundo byawe bitarondoreka, tugushimiye kuri kumwe natwe. Turakuraritse aya masaha kugira ngo uze bigaragaze nk'Imana, imbaraga z'Imana zigaragare kandi ubutware bw'Imana bugaragare. Ngaho rero nubane natwe Mwami mu mwanya w'ijambo ryawe, wigaragaze nk'Imana, ntaba ari twe gwagureka izina ryawe cyubahiro, ni mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Amina. Nongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe, mbifuriza amahoro y'Imana. Umwami Imana nabagirire neza kandi Imana ibarinde. Muri kumwe n'umukozi w'Imana Pastor Himbazwe Theophile. Uyu munsi turi kumwe n'umukozi w'Imana, nawe reka tumwakire nawe atwibwire ni kari umukozi w'Imana. Sashimwe amazina nitwa Sylvestre Ntambara, ndi kumwe n'umukozi w'Imana Theophile. Ibindi Imana ibane. Arakoze cyane, Imana imumugisha. Keshi muzajya mumubona turi kumwe. Tumuhaye ikaze rero kuri Himbazwe TV, yiyumve mu ikaze. Imana imuhumugisha, ni kari umukozi w'Imana. Imana iguhumugisha. Tunganira Imana udasiba, uyisenga kandi uyumvire. Nubana n'abayo jyufashe intoki, ntusibe na rimwe uyikorera. Nubana n'abayo
bose bazamenya bose bazamenya kubana nayo bareke ubugome bitabe Yesu. Dushimye Imana ko ikomeje kubana natwe kandi dushimye Imana ikomeje kutugirira neza. Uyu muririmbyi yaravuze ngo tunganira Imana ubudasiba, aravuga ngo jya ubana n'abayo, jya ufashe indushyi, nta soni uzagira nubona Yesu. Rero dushimye Imana ko hariho igitondo kimwe tuzabona Imana. Imana yacu nihabwe icyubahiro kandi Imana ishyirwe hejuru. Munyemerere tuganire ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'umuhanuzi witwa Nahumu, ibice byaho bibiri. Turasoma umurongo wa mbere ndetse n'umurongo wa gatatu. Bibiliya iravuze ngo dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro. Yuda we, komeza ibirori byawe byera, igura imihigo yawe, kuko umunyamubi atazongera kunyura iwawe yatsembeho pe. Gatatu aravuze ngo Uwiteka agaruye icyubahiro cya Yakobo nk'icyubahiro cya Isiraheli, kuko abanyazi babasahuye bagakokora amashami y'inzabibu zabo. Amina, amina. Imana ishimwe kandi Imana ishyirwe hejuru. Birashoboka ko umaze igihe mu bibazo, birashoboka ko umaze igihe urira, birashoboka ko umaze igihe wihebye, ubona ko Imana yakuretse, ubona ko Imana yagutaye. Ariko nagira ngo utangarize ngo humura, nta joro ridaca kandi buri joro ryose rigira ibyaryo.
nubwo wabona ijoro ryishimye ariko nagira ngo utangarize ngo ijoro rigiye gucya. Dusoma ijambo ry'ihumure muri iki gitondo, Imana ivuganye natwe amagambo meza itubwira ngo dore mu mpinga y'imisozi amaguru y'uzanye inkuru nziza akamamaza iz'amahoro. Hanyuma ngo Yuda we higura imihigo yawe, kuko umunyamubi yatsembweho ntabwo azongera kunyura iwawe. Imisozi ijya iba myinshi itandukanye mu buzima. Birashoboka kuri ku musozi w'ubukene, ariko nagira ngo uhumurize nkubwira ngo kuri uwo musozi w'ubukene Imana ikoherereje ubutabazi. Birashoboka kuri ku musozi w'ubugumba, kuri uwo musozi w'ubugumba Imana ikoherereje ubutabazi, kuko ni ukuri Imana ibirahiriye. Iravuga ngo dore mu mpinga y'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro. Mwibutse ko itangazo rijya rikurwaho n'irindi tangazo. Haleluya! Nubwo wabonaga ijoro ryishimye, nubwo wabonaga ntazira, nubwo wabonaga nta buryo, ariko dore mu mpinga y'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza. Uyu mwaka utari warangira Imana ikoherereje ubutabazi. Uyu mwaka utari warangira Imana iguje n'igitangaza cyawe, kuko icyambere Imana irabizi ko abanyazi bakunyaze. Hari ibintu abanyazi bakunyaze, ariko Imana y'amahoro igiye kohereza marayika uje gutabara. Imuze turebe imbere utegereze igitondo, iringire Imana yacu niyizakora imirimo izirukana Satani, izategeka isi yose, tuzanesha nidusaba, kuko Imana igitwumvira. Tuzanesha nidusaba, kuko Imana igitwumvira. Dore Imana ziravuze, muze twese dukanguke, kuko Imana yacu ishaka yuko twese tubabera. Buri muntu mu itorero abuweshejwe muri byo, nshuti reka kwiganyira, urahabwa imbaraga. Nshuti reka kwiganyira, urahabwa imbaraga. Uririmbire Uhoraho, Yesu ari hamwe natwe, tuneshirije Yesu, kumva imbaraga za Yesu. Nimuze tumukorere, ubutunzi bwacu, ndetse ubwenge n'umutima bikorera umwami ye. Ndetse ubwenge n'umutima bikorera umwami Yesu. Haleluya! Bibiliya yavuze ngo dore mu mpinga y'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro. Biravuga ngo Yuda we higura imihigo yawe, kuko umunyamubi yatsembweho ntabwo azongera kunyura iwawe. Reka ngutangarize wowe uneze amatwi, hari ibigeragezo utazongera kubamo, hari ubuzima utazongera kubamo. Imana ishimwe, kuko ku musozi wari uriho Imana yohereje ubutabazi. Itangazo bazamuye rigiye gukurwaho n'irindi tangazo. Imana ihabwa icyubahiro kandi Imana ishyirwe hejuru. Ijambo ryatubwiye ngo Uwiteka agaruye icyubahiro cya Yakobo n'icyubahiro cya Isiraheli. Imana irabizi ko watswe icyubahiro, Imana irabizi ko hari agaciro bakwatse, ariko nagira ngo ubwire ngo uyu mwaka utari warangira hari abantu bagiye kubona ukuboko kw'Imana, kuko Imana igaruye icyubahiro, Imana igaruye ubuzima bwabo, Imana igaruye amahoro, Imana haleluya haleluya, Imana igaruye umutekano.
Imana ishimwe. Hano Yesu arindi shamaboko ye bamubisha ubasha kubageraho amaganya abasha kubagarika imitima irinda umucunguzi uyiringira Imana uyiringira ntabura amahoro meza adashira uyiringira Imana uyiringira ntabura amahoro meza adashira uyiringira Imana uyiringira ntabura amahoro meza adashira ibyishimo byacu n'ibyago byacu biva mu rukundo rw'umucunguzi wo gushidikanya uyiringira iyahemukira imizi yacyo uyiringira Imana uyiringira ntabura amahoro meza adashira uyiringira Imana uyiringira ntabura amahoro meza adashira cyane. Haleluya. ndagira ngo mbwire ngo wiringiye Imana ntabwo uri bubura amahoro meza kandi menshi adashira, kuko ibyishimo byacu n'ibyago byacu biva mu rukundo rw'Imana yacu. we gushidikanya jya uyiringira Imana ntabwo yahemukira uyizeye yacyo. Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Bibiliya yatubwiye ngo Imana igaruye icyubahiro cya Yakobo n'icyubahiro cya Isiraheli, kuko abanyazi badusahuye barangiza bagakokora n'amashami y'inzabibu zacu. Imana irabizi ko hari ibintu abadayimoni bagusahuye. Imana irabizi ko hari ibintu abarozi basahuye. Ibyo ngibyo rero nibyo Imana igiye kugarura kugira ngo wongere unezerwe, kubera ko Imana irabizi ko umaze igihe ku musozi. Imana irabizi ko umaze igihe urwanywa. Imana irabizi ko umaze igihe urengana. Iyo usomye Zaburi y'118 Bibiliya iravuga ngo ntabwo nzapfa ahubwo nzarama kugira ngo ntekerereze abantu imirimo n'ibitangaza Imana yakoze. Iki ni igihe ugiye gutekerereza abantu imirimo n'ibitangaza Imana yakoze. Nubwo abantu babonaga ibizaba birangiye, nubwo abantu babonaga ibizaba bitazabaho, ariko nagira ngo utangarize aya masaha mubwire ngo iki ni cyo gihe Imana igiye kwigaragaza, kuko ikoherereje ubutabazi. Ntabwo ugipfuye, ntabwo ugisabye. wowe wabonaga byarangiye, wowe wabonaga byanze, ndagira ngo utangarize ngo Imana iracyariho. uko yari kera n'uyu munsi ni ku kiri, uko yakoraga kera n'uyu munsi ni ku kiri. Amasezerano y'Imana iyo amaze kuyahabwa ujye usenga ugire kwizera, oya ntabwo azahera azaza. Amasezerano y'Imana iyo amaze kuyahabwa ujye usenga ugire kwizera, oya ntabwo azahera azaza. Amasezerano y'Imana iyo amaze kuyahabwa ujye usenga ugire kwizera, oya ntabwo azahera azaza cyane. Haleluya. ndagira ngo uhumurize mubwire ngo amasezerano y'Imana iyo amaze kuyahabwa wowe icyo usabwa ni ugusenga, warangiza ukagira kwizera. Amasezerano y'Imana nawe yatinda azasohora. Bibiliya ngo dore mu mpinga y'imisozi amaguru yizanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro. Yuda we higura imihigo yawe, kuko umunyamubi yatsembweho ntabwo azongera kunyura iwawe. Haleluya. iyo usomye ku murongo wa 3 hatubwiye ngo Imana igaruye icyubahiro. ntabwo iki cyubahiro kigiye kugarurwa n'abantu, ahubwo iki cyubahiro kigiye kugarurwa n'Imana wizeye. iki cyubahiro kigiye kugaruka abantu babone ko wavuganye n'Imana, babone ko wasenze Imana, babone ko wavuganye nayo, kuko Imana mwavuganye ntabwo ijya ibeshya. Bibiliya ngo dore Imana igaruye icyubahiro, ntabwo ari kera ni nonaha. ucyumvira ijambo ndagira ngo usabe wizere ko Imana ikugaruriye icyubahiro. Haleluya, haleluya. umaze igihe usenga ukagira ngo isengesho ryawe ntabwo ryageze ku Mana, ariko nagira ngo ubwire ngo isengesho
ryawe ryageze ku Mana, kandi Imana imanura mu gutabara, Imana imanura no kukurengera, Imana igaruye icyubahiro, Imana igaruye agaciro, Imana igaruye akazi kawe, Imana igaruye ubutunzi bwawe, Imana igaruye famiye yawe, Imana igaruye icyubahiro ku buzima bwawe. Imana yahabwa icyubahiro. Ndimo numva hari ibintu bigomba guhinduka mbere y'uko uyu mwaka urangira. Mu minsi mikeya usigaye mu mwaka urangire, hari abantu bamaze igihe basenga, hari abantu bamaze igihe barira, hari abantu bamaze igihe mu buzima budasobanutse. Abo ngabo ni Imana yantumyeho, yambwiye ngo nze mbabwire ngo mu mpinga y'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza, akamamaza iz'amahoro. Biravuga ngo Yuda we, higura imihigo yawe, kuko ntabwo ari igihe cyo gusaba, ahubwo ni igihe cyo gushima. Ntabwo ari igihe cyo kurira, ni igihe cyo guhura n'icyo Imana yakuvuzeho cyane. Haleluya! kuko umugisha Imana itanga nta mubabaro yongeraho. Umugisha Imana itanga uzana icyubahiro, uzana ubukire. Baravuze ngo ntabwo uzatabarwa, baravuze ngo ntabwo uzarengerwa, ariko nagira ngo utangarize iki ni cyo gihe cyawe, kandi iki ni igihe cyawe cyo kwibukwa n'Imana. Ijambo ryatubwiye ngo ntabwo tuzapfa. Babonaga ugiye gupfa, babonaga ibyawe cyararangiye, ariko nagira ngo mbwire ngo ntabwo uzapfa, ahubwo ugiye kuramira mu maso yabo, ugiye kuramira imbere yabo. Bagiye kubona ko wavuganye n'Imana, bagiye kubona ko waseze Imana, kubera ko Imana ihinduye amateka, kubera ko Imana ikugiriye neza, kubera ko Imana irakwibutse. Haleluya! Imana igaruye icyubahiro. Hari icyubahiro wambuwe, hari agaciro wambuwe, hari ijambo wambuwe. Umaze igihe urira urugo, umaze igihe urira kubera ubukobwa, umaze igihe urira kubera umusore. Ndagira ngo ubwire ngo Imana igaruye icyubahiro, Imana igaruye icyubahiro cyayo, kuko Imana irabizi. Umva ijambo rya mbere, Imana irabizi, izi ko abanyazi bakunyaze, izi ko hari ibintu bakunyaze, bakunyaze akazi kawe, bakuriganyije urugo, bakuriganyije umugisha, ariko nawe ntabwo ugipfuye, ahubwo ugiye gutekerereza abantu imirimo n'ibitangaza Imana ikoze. Kuko usomye muri Yobu ibice 42 biravuga ngo nzi neza yuko ushobora byose, kandi nta kintu na kimwe kibasha kurogoya umugambi wawe Mana. Umugambi w'Imana nta kizawurogoya. Icyakora nagira ngo utangarize aya masaha, umugambi w'abantu ugiye kurogoya, ariko umugambi w'Imana, umugambi w'Imana uracyariho. Muri Yobu ngo aracyariho, Yesu aracyariho, urupfu ntirwamuheranye, ngo biganza bigaba amahoro aracyariho. Hari amahoro Imana igabye ku buzima bwawe. Gusenga kwanjye kukugere, manura amahoro yanjye, ndagutemeye ku manywa na nijoro, mu bihe byose umbe hafi. Ndagukeneye ku manywa na nijoro, mu bihe byose umbe hafi. Umugisha wawe uko utanga nta mubabaro ubamo. Kuko shobozwa nawe umimbara, umugisha wawe uko utanga nta mubabaro. Umwomereza umwomereza amaboko, kuko shobozwa nawe umimbara, kuko shobozwa nawe umimbaraga. Wabonaga byari birangiye, wabonaga nta nzira yari igihari, ariko nagira ngo utangarize aya masaha, hari marayika Imana yohereje, kandi nta kintu kizanye umumarayika, azanye inkuru nziza. Yesaya yavuze amagambo mu bice 50:7, yaravuze ngo kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma namwara, ahubwo mu maso hanjye hagakomera hakamera nk'urutare, kuko unsindishiriza
ari hafi yanjye. Ndagira ngo ubwire nubwo wabonaga Imana itari hafi yawe, ariko Imana iri bugufi bwawe. Tugiye gusenga Imana. Imana ari ngombwa zo gutangarize ngo hari marayika yohereje, nta kindi kizanye uyu marayika, akuzanira inkuru nziza. Umwaka utari warangira, akuzaniye inkuru nziza aho abantu babona ko ugiye guseba, akuzaniye inkuru nziza aho imiryango yari yarakuvuyeho, akuzaniye inkuru nziza aho abantu babona ko uzicwa n'ubushomeri, akuzaniye inkuru nziza aho abantu babona ko utazabyara, akuzaniye inkuru nziza aho abantu babona ko uzahora ukorera abandi, akuzaniye inkuru nziza mu kazi kawe babona harimo intambara, akuzaniye inkuru nziza. Haleluya, haleluya. Izuba ritari ryarenga, hari marayika Imana igutumyeho. Uyu marayika aje guhindura amateka. Munyemerere dusenga Imana, twizere. Biraza wahirwa umuntu wizera ko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora, naho byatinda tubitegereze kuza ko bizaza, ntabwo bizahera. Umaze igihe utegereje, ariko nagira ngo ubwire ngo hari marayika uje ubu ngubu, kuko Bibiliya yavuze ngo kuko abanyazi badusahuye, hari ibintu bagusahuye, urugo rwawe bararusahuye, abana bawe barabasahuye, akazi kawe baragasahuye, famiye yawe barayisahuye. Imana irabizi ko bagusahuye. Ubuzima uhagazemo uyu munsi si bwo wakabaye uhagazemo, imibereho ubayemo uyu munsi si yo wakabaye urimo, urugo wakabaye urimo ntabwo ari rwo uyu munsi urimo. Ariko nagira ngo utangarize ngo Imana yohereje marayika, amateka yawe agiye guhinduka. Nyemerera uzamure kwizera, nyemerera uzamure kwizera. Birashoboka ko umaze igihe urira, birashoboka ko umaze igihe ku musozi, ariko nta joro rigata. Haleluya. Uyu muririmbyi tumaze kuririmba aravuga ngo umugisha wawe kuko utanga nta mubabaro wongeraho. Aravuga ngo nkomereze amaboko kuko ashobozwa nawe, umpa imbaraga zo kunesha. Umaze igihe usaba Imana imbaraga zo kunesha, Imana ikwemerera imbaraga. Aravuga ngo gusaba kwanjye kugeraho, manura amahoro yanjye. Ndagira ngo ubwire aya masaha gusenga kwawe, umaze iminsi usenga, kuva mu kwa mbere usenga kugeza uyu munsi usenga, gusenga kwawe kwamaze kugera ku Mana. Uku kwezi kwa 12 ni ukwezi Imana igutabariyemo, ni ukwezi Imana ikuhoreyemo, ni ukwezi Imana ikumariyemo amarira, kuko hari marayika Imana ikoherereje, hari ubutabazi. Imana ikugaruriye ibizawe byose abanyazi bari baranyaze, Imana ikugaruriye icyubahiro. Biravuga ngo ntabwo nzapfa. Wowe wabonaga ugiye gupfa, wowe wabonaga ubuzima bugeze kuri finale, ndagira ngo utangarize iki ntabwo ari cyo gihe cyo gupfa, ahubwo iki ni cyo gihe cyo kubaho. Iki ni cyo gihe cyo guhura n'icyo Imana yavuze. Ntabwo ugipfuye, ahubwo ugiye kurama, ugiye gutangariza abantu imirimo n'ibitangaza Imana yakoze, kuko hari amatangazo abantu bari barazamuye. Haleluya. Ayo matangazo ni Imana yohereje marayika kugira ngo marayika amanure ayo matangazo. Marayika yoherejwe kugira ngo ahindure izina bari barakwise, baguhimbye amazina. Oh haleluya. Umunsi ku wundi baguhimba izina, ariko nagira ngo mbwire ngo Imana ikuyeho icyo gitutsi. Imana ikuyeho. Haleluya. Role sirigide moya sando bene kuta. Dore mu mpinga y'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza, akamamaza, aje gukuraho amatangazo basamuye, aje gukuraho ibirego bakurese, aje gukuraho ubuzima wari urimo, aje gukuraho amarira wararagurira. Hari marayika Imana yohereje akamamaza iz'amahoro. Yewe Yuda, we Yuda ntagihari, wowe wumve ko ari wowe. Higura imihigo yawe, kuko umunyamubi yatsembweho ntabwo azongera kunyura iwawe. Hari ibintu bitazongera kunyura iwawe, hari ibintu bitazongera kunyura ku buzima bwawe, hari ibintu bitazongera kunyura mu kazi, hari ibintu bitazongera kunyura ku bana. Bibiliya iravuga ku murongo wa 2, iravuga ngo uvunagura azamuka imbere yawe. Komera ku gihome, rinda, kenyera, yongeramo imbaraga z'ubutware. Ntabwo icyari cyo gihe cyo kunanirwa, ahubwo iki ni cyo gihe Imana igukenyeje. Ugiye kwiyongeramo imbaraga z'ubutware kugira ngo abantu bazamenye ko wavuganye n'Imana. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe. Ntega amatwi unyumve neza. Abantu ntabwo bakemezwa n'amasengesho wasenze, abantu ntabwo bakemezwa na za kanyarira wazamutse Kizabonwa, Kadeshe, mu rupfu. Ntabwo bakemezwa no mu mashyuza, ntabwo bakemezwa no muri murya, kuko barabizi ko wasenze. Icyo bari bategereje ni ukureba icyo Imana izakora muri ayo masengesho. Ndagira ngo ubwire ngo n'icyo Imana igiye gukora, icyo Imana ikoreye mu masengesho wasenze nicyo kigiye gutuma abantu bemera. Urakoze Yesu,
urakoze kuri Imana. Abantu bagiye kwemera nubwo abantu bari barakuvuyeho, Imana ikoze ikintu kigiye gutuma abantu bakugaruka. Muri njyamo ngo muri iyi si yuzuye imiruho n'amahane, nicyo nyine sinari ko nkibona, ariko ku munsi mukuru nzi yuko nzakibona. Ndagira ngo mbwire ngo hari igitangaza Imana igiye kurema, hari ubuzima Imana igiye kurema. Haleluya, haleluya. Wamwanya mu Getsemani siza wibagirwa, ubwo wariraga ibyuya bisa n'amaraso. Wamwanya mu Getsemani siza wibagirwa, ubwo wariraga ibyuya bisa n'amaraso. Sinzibagirwa amakuba wabonye ku bwanjye, unamye n'umubabaro uri Getsemani. Nubona ko nzibagiwe, Yesu uzanyibutse bya byuya byawe wabize ku bwanjye, ku bwanjye. Gushima Imana igiye gutabara. Ariko nshuti yanjye reka nkubwire, uramenye ntuzibagirwe umunsi Imana igutabariyeho. Uramenye ntuzibagirwe ko wari ugowe. Uramenye ntuzibagirwe ko imiryango yari yagutaye. Munyemerere dusenga Imana kubwira ijambo tumaze kumva. Munyemerere nakira umukozi w'Imana Ntambara turi kumwe nawe kugira ngo adusengere Imana. Karibu umukozi w'Imana, Imana iguhe umugisha. Turagushimiye, turaguhimbaje Yesu Kristo mwene data. tugushimiye ko wabanye na Oh, lesita lamando seri God ela. tumaze kumva ijambo ryawe, Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiziringirwa. imitima ya benshi Nyemerera kubwira ijambo ryawe. Mana rigira imitima ya benshi. Haleluya, haleluya. Nyamuneka Mana turakwinginze ngo uzubane natwe. Mana tukweretse abari kurikirana ino cano. Mana reka iri jambo rigira ahantu ribakora, rigira naho ribashyitsa. Nyakubahwa Imana, reka ubwo tuzumva hari impinduka yabaye muri iri jambo tuzashima izina ryawe. Ngaho ganza utegeke kandi ubane natwe. Nange mbisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana y'amahoro ibahe umugisha, kandi Imana ibagirire neza. Ukeneye ko tuganira cyangwa ukeneye ko dusenga, waduhamagara kuri 0784 777 844 886. Mwari kumwe na Pasiteri Himbazwe Theophile. Imana ibahe umugisha. Shalom, shalom.